y'Imana n'abane namwe. Nanone ni Mukankusi Jane, mugiye gukomeza kuganira mwibukiranya ku by'uru rugendo, ndetse mbabwira n'ubuhamya bw'ukuntu Imana ubasha kuyikorera ikaguhemba ukiri mu isi, nyuma ikazaguha n'ingorane z'ubugingo buhoraho, cyangwa se ushaka kuyibabaza ukiri mu isi nayo ikaguhana ukiri mu isi, nyuma ukazajya mu irimbukiro. Reka tubanze dusenga Imana. Mana Data wa twese, Mana idukunda kandi Imana itwitayeho, turagushimiye cyane muri aka kanya. Ugize neza kuduhaye umwanya wo kongera kuboneka imbere y'amaso yawe, dukomeza kwamamaza ishimwe ryawe no guhamya imirimo ukora n'imbaraga zawe. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe. Banza weze ubugingo bwacu cyane, banza udukureho urubanza n'ibirego byose umwanzi yabasha kuturega, kandi reka tukwinginge Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, mwurukire kubana natwe kuva dutangiye kugeza dushoje. Reka mutugote imbere n'inyuma, kandi icyo duheje n'imbaraga z'umubi, abadayimoni b'uburyo bwose basha kuturwanya muri uyu mwanya, natwe turabarwanyije mu izina rya Yesu. Reka ubu buhamya uzabushoreresha imbaraga zawe, ubugeze aho ubona bukwiriye kugera, kandi bwinjire mu mitima y'abantu, ubuherekeresha izo mbaraga kugira ngo bashe kugira ububasha. Bana natwe dutangiye kugeza dushoje. Urakoze kwikoze mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma umurongo wa 29. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 19 n'umurongo waho wa 29. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Ntabwo mpera hejuru, reka dusome uyu murongo wa 29. Ngo umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye, azahabwa ibibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Imana idufashe. Amagambo dusomye ni amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu. Petero yari umuntu ukunda kubaza cyane. Ntabwo nahereye hejuru cyane, aho Petero yabaje avuga ati ko twaretse byose tukagukurikira, ese mwami tuzagororerwa iki? Ariko umwami igisubizo yamuhaye, yamubwiye ko abaretse biriya byose dusomye bakemera gukurikira Yesu, bakabihara ku bw'izina rye, ko azabagororera. Navuga ngo ibi biruta inshuro 100. Byumvikana ko asoza avuga ngo kandi azabaha n'ingorane y'ubugingo buhoraho. Ibi bintu iyo dusoma amagambo y'Imana, tuyafata nk'amagambo y'ibintu bitashoboka, cyangwa se bimeze nk'amakuru yanditse dusoma mu bindi bitabo. Ariko ndashaka kubahamiriza ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Yesu hari amagambo yagiye aturuka mu kanwa ke, hari n'amagambo yagiye aturuka mu ntumwa ze, ariko yayo ni amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu. Akavuga ati abigomwe bakitanga, bakareka ibyabo, bagasiga se na nyina, mbese ugasiga ibyawe, amasambu. Murabizi ko abigishwa Yesu yagiye abahamagara, uwaciyeho yarobaga nka Petero, akamubwira ati Petero nkurikira. Petero ntabwo yagiye muri aho agiye gusezera ku mugore n'abana, yarambitse urucundura hasi ahita akurikira Yesu. Matayo ntabwo yigeze agira umwanya wo kujya gusezera, ngo yari umukoresha w'ikoro, ariko Matayo amubwira ati nkurikira. Matayo yahise afunga akazi akurikira Yesu. Ba dogiteri Luka mbese nuko ngo yagiye ahamagara, ntabagiye ajya gusezera,
bo bafatiyeho gahunda barazikomeza. Noneho Yesu nawe niyo mpamvu yabwiraga ati abemeye kureka ibyabo bakareka byose bakankurikira, kureka abagore icyo ni kimwe, kureka abana icyo ni ikindi, kureka amasambu, ibyo byose bariya bigishwa burya bari barahaze. Natwe rero ab'iki gihe turimo burya bidusaba ko kugira ngo tuzabone uburyo Imana ikubira abantu inshuro 100 cyangwa se ngo nibirenze inshuro 100, hari ibyo dusabwa gukora, hari ibyo dusabwa gukora mu amagambo avuga buryo ki nitwitondera amategeko y'Imana nayo hari ukundi ko ntizatugenza. Ubu icyo mvuze ibingibi nshaka ngendereye, ndashaka kubabwira ibyabayeho nabonesheje amaso bitari ibingibi dusoma muri Bibiliya. Hari ibintu biba ku bantu wabareba urebeye ushyize muri logique yo mu isi, ukabona abantu babaye injiji, ukabona abantu nta bwenge bafite, mbese ukababona mu isura y'ibintu wabona ko badafite ubwenge. Ariko ibyo nshaka ko mumenya ni ibi: uko Yesu yabivuze, kuzemera kwihangana cyangwa se akigomwa ibyo wigomwe kubwe, ko azabigukubira izo nshuro 100 ndetse n'ibibiruta inshuro 100, ariko nyuma bifite n'ingororano z'ubugingo buhoraho. Aho twasengaga Imana yakoze igitangaza, numva si ikintu umuntu yaceceka. Hari abantu twasenganaga, nababwiye ko gurupe yacu itangira yari igwiriyemo abantu bakennye, abantu bagaragara ko bafite ibibazo. Haza kubonekamo umuntu w'umugabo n'umugore bicururiza dodo na puwaro, ariko Imana iba yabazibuye inda yo kubyara. Abantu barabyara bagira abana 15. Wabareba ukaba wagira ngo babuze ubwenge, ukibaze se muri puwaro na dodo ibi bintu bizavamo igitunga abana? Ariko ndashaka kubabwira ko Imana ifite ukuntu itanga umugisha. Bene data, Imana yashatse kuguha umugisha ari kuri dodo irakuzamura, Imana yashatse kuguha umugisha kuri puwaro irakuzamura. Icyangombwa ni uko Imana yo irebye aba bantu, imvugo yabayeho, amagambo menshi, imiryango guhaguruka kwa muganga, yagera bakavuga ati ariko ni igikombe murimo mukinira cyangwa? Kubera ko abantu bajya kwa muganga kenshi ndi kumwe nabo nabaherekeje, bagiye bagirira ibibazo, bakababwira ati tubafunge burundu cyangwa. Umugabo akavuga ati ntabwo ibyo nabisinyira, umugore nawe ati ibyo ntabyo nasinyira. Bati noneho ngaho ugumya ugaragurike n'indaho, ubwo ni igihe nikigera tayari ibiri bugukurikireho ni ibyawe. Umudamu yaremeye arihanganira akomera, arashinyiriza. Ubundi ndashaka kubabwira ko imigambi y'Imana n'iy'abantu ari ibintu bibiri bene data bihabanye. Hari igihe cyageze umudamu akajya abyara ageze mu gihe cy'amezi 8 cyangwa 7, indi ikavamo. Kwa muganga bakamubwira ati rega n'ubundi twarakubwiye matrice yawe yabaye isashe, nta kuntu ushaka kwaba kuza amezi 9 ufite umwana mu nda ngo byemere n'abana bose ubyaye. Noneho ngiye maze kubona iryo terabwoba, naramubwiye nti madamu, niwongera gutwara inda ngewe ujye uza ngo usengere, kuva inda wayumvise mu mubiri ujye uza ngo usengere, kubera ko icyemezo cyo kwa muganga ni uko udashobora kongera kubyara umwana muzima batagufunze. Umudamu yarongera aratwita, bumwe yari yabyaye umwana w'amezi 8 ahita apfa. Bamubwira ko nyine bitari bwemere ko yuzuze 9. Igihe gikurikiyeho yari yatwise impanga, abana baviriyemo amezi 7.
baramati twarakubwiye ko ibintu bitabaho bidashoboka kuzigera ubyara umwana yagize amezi 9. Ngero naramubwiye ngo nyuma yaha niwongera gutwita ujye uza ngusengere. Umudamu yarabyemeye uko yumvise yatwise akaza nkamusengera. Nabwe niwumva hari akantu kiburungushiye mu nda ugize nk'akantu k'impenduka ujye uza ngusengere. Mbabwire ko iyo nda yayitwaranye n'amasengesho amezi 9 kuzura akabyaramo umwana muzima kandi amubyaye neza bisanzwe. Arongera atwita indi nda ari umwana hari wa 15 ubwo niwe uherokwa. Ndamubwira ntiwongera gutwita n'ubundi iyo nda uzongera gutwita gahunda ni yayindi. Niwe yumvamo inda ujye uza ngusengere. Umudamu twaratangiranye mu gihe cyose yumvishemo ko yatwite akageza nkamusengera. Uko yumvise afite ikiba akaza nkamusengera. Mbabwira ko yamezi 9 yuzuye umwana akavuka. Ari rya jambo ry'Imana rivuga ngo ibyo abana b'abantu bibwira ntabwo ari iby'Imana yibwira. Byabaye ngombwa ko Imana ikora igitangaza. Ababyeyi abana 15 barabagwiza barabuzuza, ariko mu rugamba rutari rworoshye. Mbese imiryango yahagurutse abantu buri wese yivugira ibyo ashaka. Dore rero igitangaza Imana yakoze. Igitangaza cya mbere Imana yakoze, Imana yabahaye aho kuba. Baha inzu yo kubamo badakodesha ahubwo bafiteho n'izo gukodesha. Atari ngo n'umuntu basabye, atari ngo n'umuterankunga wabonetse. Imana yo mu ijuru yikoze mu ikofi ibakorera igitangaza, aho kuba barahabona. Mu gihe gito Imana yakomeje gukora ibitangaza. Ndashaka kubatangariza ko ba bantu bavuye muri dodo na puwaro bafata amangazini mu mujyi, uri bumbaze ngo byagenze bite. Nturutse hasi uko byagiye bizamuka byaza gutuma bitwara umwanya muremure. Ariko uwari uri kuri dodo, uwari uri kuri puwaro, Imana aramuzamuye. Imaze kumuzamura baragenda baba abacuruzi, mbese bacuruza mu buryo bufatika. Uburyo bufatika ku buryo bo niba abacuruzi bajya kurangura hanze, barangura mu Bushinwa, za Dubai, mbese babaye abacuruzi bameze gutyo. Muri babana 15 mu nyumve neza. Imana n'umuterankunga. Ntago byarekeye aho. Imana yaragiye bakubita imodoka 2. Imodoka na bugingo n'ubu barazifite kandi ntabwo esikoro, nta kuvuga ngo basabirije. Imana yabateye inkunga yo yikoze ku mufuka. Abantu baragenda barazamuka kubera imbaraga Imana ifite. Iragije ntabwo yarekeye aho. Yabashoboje kugura isambu. Nimvuga isambu mwumva isambu. Isambu udashobora guha umuntu miliyoni 100 ngo yemere. Ni umusozi wose. Byumvikana ngo abana b'abahungu barimo aho azabatuza harahari. Ni ukugenda buri wese amukatira, undi amukatira, buri wese agafata aho ashaka. Birangiye yashyizemo n'ifamu. Ifamu irimo inka, irimo ingurube ndetse n'urutoki. Urutoki ku buryo inyamunyu n'ibi bitoki by'imineke usanga ariyo bibarizwa. By'ukuri uwo muntu Imana yamuhaye umugisha kubera kuyumvira. Urebye induru babyariyemo n'ukuntu byari urusaku. Kandi ndagira ngo bamenyeshe ko mu bana bose yabyaye nta mwana wigeze yiga mu ishuri riciriritse. Bagiye biga mu mashuri meza, y'amashuri muzi y'abana b'abakire. Niho abo bana na bugingo n'ububika. Urumva Imana idatanga ingororano. Murumva Imana idahemba. Ushaka kuguhemba ukiri mu isi, ukiri mu mubiri, kandi nyuma ikazaguha n'ingororano z'ubugingo. Rero uwo nguwo ni umwe. Hari undi muntu twasenganaga
nawe wagendaga agira intambara. Muri uru rugendo buri wese aba afite ibyo ahura nabyo bimugora, nawe yari afite ibigeragezo byari bimukomereye. Ntabwo binyoroheye kubona uko nabisobanura hano, ariko nimbabwire ibigeragezo, Imana ishobora kureba umuntu ikavuga iti umuntu yarwanye intambara nziza, nawe akwiriye guhembwa. Burya ntabwo Imana yitiranya, Imana ntishobora kwibeshya ngo ifate ingorano za kanaka izihereze kanaka atazikwiriye. Ireba uwazikoreye ikitegereza nyirazo. Uwo muntu yari umuntu uciriritse, yicururizaga ifu y'ubugari. Iyo fu y'ubugari, iyo bizinesi yabaga yagutse, yagendanaga n'agafu k'ubunyobwa. Ukabona n'umucuruzi uraho wicururiza ubugari, yabagize amahirwe hakazamo n'ubunyobwa. Ibintu yarabikoze, aragenda rwose ukabona yiyambariye ibisarobeti bigendanye n'iyo fu, ku buryo ushaka kuba bamwitana akanyabufu bitewe n'ukuntu wabaga ubona asa. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana igira ingororano. Imana igira ingororano hamwe no kwihanganira ikigeragezo yari afite, agakomeza agashinga ikinyo ku kindi. Njya nibuka hari igihe kimwe yanzindukiye mu gitondo nk'umuntu umuyobora, araza aratuyikararira nk'umuntu w'umugabo. Ibaza umuntu w'umugabo kuririra umugore. Arambwira ati ikigeragezo kirandenze, cyari cyamurenze bene data. Ubundi kumva umuntu w'umugabo, nubwo nari umuyobozi ariko nari umugore. Yaraje araturikararira arambwira ati ikigeragezo kiranzengereje. Nanjye mugira inama yo gukomera, akarwana intambara nziza, mubwira ukuntu iyo ntambara agomba kuyirwana. Cyakora ambera imfura, inama muhaye arazemera kandi azigenderaho. Burya rero kwihangana bitera kunesha. Yarakomeje arihangana, iyo ntambara arayirwana. Ubwo impamvu mbabwiyemo ako kantu k'ukuntu yaje kunshaka agaturika akarira, nagira ngo mwumve ukuntu icyo kigeragezo cyari cyaramushegesha umutima, cyari gikomeye. Ariko arakomeza arihangana, ntiyava mu nzira y'Imana, ntiyateshuka, akomeza kuba mu murimo w'Imana. Imana rero dore ngo imukorere surprise. Ikintu cya mbere Imana yamukoreye, bwa mbere yarabanje imuha perimi. Imaze kumuha perimi, yari afite umudamu nawe ufite akantu k'akabutike cyangwa se akaduka, nawe adundaguzamo. Nibwo umugore yaje kuporopoza umugabo, aramubwira ati ko mbona hari udufaranga maze kugera kuri konte, ese ntawagenda agashakamo ka 10 ubwo umaze kubona perimi ukora butagisi voiture. Umugabo ati byaba ari byiza. Ntabwo Imana igiye guha umuntu rero bene data ihangika, imodoka barayifunukoshe, bayitumye hanze barayitumije, kuko ishaka gukura umwana wayo wihanganye mu bufu. Yavuye muri yafu yinjira muri 10, iturutse hanze rwose nshyashya. Umugabo yegama kubaha Imana. Yesu yarababwiye ngo nzabaha ibi biruta inshuro 100. 10 yegamyemo, akajya agenda agakarata agashakisha, ukwezi kwashira akajya ajyana verisoma muri ka kaduka umugore akoramo. Ubwo niko kagenda kazamuka kajya imbere. Nyine iyo Imana yatekereje gukora ibintu irabikora. Yajyaga imureba ikamubwira ngo mwana wanjye nzakugira muremure. Yari umugabo mugufi, ureba ukabona ni mugufi pe, yari mugufi. Noneho yatubwira ngo nzakugira muremure, tukibaze se izamuteraho amapine? Ese Imana kuvuga ngo izamugira muremure, ni gute umuntu ungana kuriya w'umugabo wubatse urugo ufite abana izamugira muremure? Azongera kureba. Mva buri wese yarabyumvaga Imana ibivuze, ugahita ugira point d'interrogation mu mutima. Ariko
hari ukundi kuntu Imana yo yabitekereza cyangwa se ryagambiriye kubikora. Umuntu yavuye mu bufu ajya muri gikumi, amaze kujya muri gikumi, uko umuntu ari kugenda burya kubera umugisha w'Imana ubugendana n'umuntu, agenda abona abakiriya, mbese abamutega tagisi voiture bihuse. Ukwezi kwashira verisoma akayijyana muri rya duka. Mbabwire ko iduka ryaje kwaguka, bakageraho bagashaka umukozi wo kubafasha, akajya afatanya na madame. Umwe akaba ari mu iduka imbere, undi acunga iby'inyuma. Uko bagenda bakora bizinesi yaguka izamuka, bigeze igihe bakodesha depo, ibintu bikaza bakarunda muri depo. Noneho bigeze ubwo umugore ajya inama n'umugabo, aravuga ati ndagira ngo ibya tagisi voiture ubireke, uze wenda ujye utanga ibintu muri depo, kuko kubikora byombi hano turabona biri kutugora. Umudamu aba ari mu nzu muri kontwari yakira abakiriya bari bose, umukozi wabo araba yicaye hanze, bya bintu bindi biba birunze hanze. Umugabo nawe yaraparitse araza ajya muri depo. Bene data, iyi Imana yashatse kukuzamura, nta nkunga zindi isaba, irihagije. Ni Imana y'inyamaboko, mbese ifite byose. Mu gihe gito twagiye tubona baguze ikibanza muri karitsiye z'abakire. Ikibanza baratangiye baracyubatse, mu gahe gato babujuje inzu ya etaje. Ubwo ntabwo imodoka ari ikiri gikumi gusa, ahubwo baje kugurana na rava ya nuvo modeli. Umugabo agahinduranya imodoka kanyabufu, akava muri gikumi ajya muri rava nuvo modeli, za modoka nziza zigezweho. Mbese abana Imana irabazamura, ariko biturutse kuki? Kuri cya kintu uriya mugabo yihanganiye. Ngiye nababwiye ngo ikintu kiriza umugabo, niba hari abantu babaho bari seriye badapfa kugaragaza amarira, ni abagabo. Ariko kumva umugabo ikigeragezo cyamuriye kugeza ubwo afata icyemezo cyo kuza kurira imbere y'umugore, ndagira ngo mbabwire ko yararushye, ariko arihangana. Tawihangane, kwa wareka Imana si wo muti, kwa wagenda mu buryo bumeze gutya si wo muti, ahubwo umuti ni ugukomera kugeza ubwo Imana izakurengera. Umuntu rero Imana yaje kumuhemba gutyo, bimwatubwira ngo izamugira muremure, twe tukibaza ukuntu bizagenda. Twaje gushiduka ari muri etaje, twarasigaye mu mazu yayo ndaciriritse. Mbese murumva Imana itaramugize muremure, ko kuvana mu ifu y'ubugari ugasigara ugenda muri muri rava, ukajya utaha muri etaje. Ibyo bintu murumva ari ibintu wapfa kuvuga ukagira ngo byapfa koroha, ariko kuko Imana nta kintu na kimwe kibaho kiyinanira, yarabikoze. Ibyo bintu biremera. Abo ndi kuvuga ni abantu bakiriho na n'uyu munsi. Nahamagara nkamubwira nti ngwino wicara aha, ibi bintu ndi kuvuga ubisobanure. Akabisobanura, akabwira ukuri kwabyo. Reka ntambuke kuri abo. Nanjye ubwanjye nigarutseho, nababwiye ko nagiye mbika icya 10. Bene data, burya Imana irareba ntabwo yerekwa. Umwana w'umuntu ategereza kujya mu mayerekwa, ariko Imana irareba n'ikibera mu mwijima w'icuraburindi, Imana irakimenya. Icyo cya 10 uko nari nkibitse, ijisho ry'Imana ryari rindiho, ryarandebaga, kandi nanjye ubwanjye nari mbizi ko iryo jisho ry'Imana rihari. Cya 10 nkakirinda nkuko umuntu arinda imboni z'ijisho. Ubu ngubu ngira ngo hari abantu batapfa kubyemera ko ibyo bintu byashobotse, ariko ikiri bubemeze ko byashobotse ni uburyo Imana yampembyemo. Igihe cyarageze, cya 10 Imana integeka kuguramo imodoka,
kubera umurimo twakoraga wo kugemurira abarwayi, Imana irambwira guramo imodoka ndayigura ya hirigisi nshyashya. Abantu bagendaga bikoreye ku mitwe bakagenda bashya mu bwonko, Imana irareba iravuga itoya rwose, genda ugura imodoka kugira ngo iruhure abana bayo. Imodoka tukakusanyirizamo bya bindi byose twatetse, ibyo kurya, ibikoma, ibiki tukagemura. Ubundi nari naragerageje kugura instruments za muzika, cyane cyane ko nge numvaga ntacyo cya 10 icyo kizakora. Nta kimana yarigeze imbwira. Ibyo kunsobanura ko tuzasura ku itorero ntabyo yari yarigeze imbwira. Kandi ndabahamiriza ko tugikandagira muri uyu murimo, ngewe ubwanjye Imana yari yanyibwire ngo mwana wanjye ntuzashinga itorero kandi ntuzagire irindi dini ujyamo. Uwo muhanano nkumva ndawufite mu mutima, nubwo ndababwiye ko habonetse abangira inama ngo dushinga idini, ariko njye nari mfite umuhanano w'ibyo nabwiwe n'Imana. Bya 10 rero narabibitse, ariko igihe kiza kugera imodoka ndayigura, nguramo instrument dukeneye za muzika, ku buryo ibyo dukeneye byose twabiguze. Yenda ikindi nakoraga muri icyo cya 10 ni ukuba hagize nk'umuntu w'umukene w'umutindi wapfuye muri twe, tukabona nta gihamba, nta kundi biri bugende. Ibyo nabikoraga numva ari umurimo w'Imana, kandi n'Imana ntabwo yigeze ibingaira umunsi warimo. Ngashyinguza wa mukene wapfuye. Ibyo nagiye mbikora, cyane cyane ko ntari nzi kizakurikiraho, no kuba nashaka ibyo abantu bicaraho. Ariko birenze ibyo ntabyo nigeze nkora. Amafaranga narayarindaga nkuko umuntu arinda imboni z'ijisho. Igihe cyarageze, Imana irambwira iti rero igihe cyo gusura mu itorero bana banjye kirageze. Ikintu nihutiye, nafashe ya modoka, mfata bya bindi byose byaturutse muri cya 10, mbipakira mu modoka. Ari ibyo bikoresho bya muzika, wenda ibyo ntatwaye ni ibirago cyangwa se intebe z'imbaho twicaragaho kuko wabonaga zikuze, ariko ibindi byose byo narabijyanye. N'amafaranga rero ayo nari mbitse yose narayateruye ndayajyana. Ndashaka kubabwira igitangaza Imana yankoreye. Ibintu nabijyanye ari ku munsi wo kuwa mbere, hacamo umunsi umwe wo kuwa kabiri, umunsi wo kuwa gatatu. Burya hari abakire dufite muri iki gihugu utakwifuza kubona ngo uzageraho umubona, ntago byapfa koroha. Ngira ngo no kubona perezida wa repubulika kuri televiziyo twese turamubona, ariko hakubwira ngo ugende umwegere imbona umukore imbona nkubona byakugora. N'abakire bameze gutyo turabafite mu gihugu. Hari umukire najyaga mbona kuri televiziyo atambutsaho ibiganiro by'ibigendanye n'imishinga akora mu gihugu. Nari muzaho, ariko nari ntarigera mubona n'isura imbona nkubone n'umunsi warimo. Nagiye kubona mbona umuntu araje yicaye iwanjye muri salo. Ku munsi wo kuwa gatatu ibintu narabijyanye kuwa mbere, cya 10 n'amaturo n'imodoka n'ibikoresho twakoreshaga umurimo w'Imana. Ngiye kubona rero mbona umuntu araje yicaye aho, arambwira ati niko ye nte, ati bambwiye ko uri umuntu mwiza cyane muri aka gace. Ababimubwiye abo ntimubambaze, we yambwiye ko bamubwiye ko ndi umuntu mwiza cyane muri ako gace. Igikorwa yankoreye bene data, kandi nababwira ko igihe nzaba nkiriho nkiri mu mubiri kizakomeza kumfasha. Yanyubakiye inzu ndayikodesha na bugingo n'ubu. Ndibaza ko itorero niyo ryari kumpemba bagafata wenda nk'ibihumbi 500, niyo bafata miliyoni bakayimpa bakambwira bati akira warihanganye ibintu warabibitse. Ntabwo uyu munsi nari kuba nkirya, ntabwo nari kuba nkirya
nari kuhita nkura ako kanya ikibagirana ikarangira. Ariko cya gikorwa Imana yansobanuriye ko ari ishimwe impaye ry'ukuntu nayikoreye kandi bikayinezeza, uburyo narinze umutungo wayo, ikaba ariyo ubwayo itekereje ku mpemba. Rero nagira ngo mwumve ko rya jambo twamaze gusoma Yesu yabwiye intumwa ati abaretse ibyabo ku bwanjye ko abo bantu bazahabwa ingororano ngo zibiruta ibyo baretse inshuro 100. By'ukuri nanjye icyo kintu Imana yankoreye na n'uyu munsi iyo nkirebye umutima wanjye uranezerwa, umutima wanjye uranezerwa nkavuga ibi bintu abantu bakwiriye kwibwirwa kugira ngo bamenye ko gukorera Imana birimo inyungu. Iyo nza kujya nifegeka nkavuga nta muntu ndeba, reka nivaniremo nk'uduhumbi 10 nkemuze utubazo. Burya ibibazo rwose ntabwo bibura ku isi, abantu baba bifite. Ariko kuba n'umutware wanjye yambwira ati ngurizamo rwose nkeneyeho, nkamubwira ko ibyo bintu bitashoboka. Rero umugabo wanjye naramukundaga kandi igikorwa yaragiye gukora cyari icy'urugo, ariko Imana irabyitegereza iravuga iti kuko wankoreye neza nanjye nguhaye ingororano za none n'iteka. Nimba ntanakiriho icyo gikorwa kizasigara gifasha abana banjye. Mbese murumva Imana idahemba igatanga ingororano tukiri mu isi kandi izaduha n'izindi tugeze mu ijoro. Ntabwo nakomeza ngo ngende ndondora buri wese ibyagiye bimubaho, byagiye bibaho bitandukanye, ariko kubirondora byose ntabwo byakunda, ni ukubaciramo mu ncamake. Nagira ngo nshoje kuri abo ngabo bagiye bakorera Imana ikabaha ingororano, mbabwire ko hari n'abandi bakoreye Imana nabi, Imana ikababara kandi ikabahana. Uko Imana yahembaga mbere na n'uyu munsi bene data mwumve ngo niko igihemba. Uko Imana yahanaga abanyabyaha na n'uyu munsi iracyabahana. Ahari ushaka kuvuga uti nge narabikoze sinagira icyomba, ukabona urakidegembye, ariko umenye ngo urubanza rukuri imbere, isaha udatekereza Imana basha kugutungura. Hari umuntu umwe washatse ko tugabana icyo cya 10, ateza akavuyo pe, ateza akavuyo, araza aramvuyanga, kandi ni ukuri yari wamukene umwe mu bafashwe. Ariko yaraje arisararanga akorana politike mu bandi, njyewe icya 10 ndakibima. Ingororano Imana yamuhaye ntabwo ndi bwinjire muri byinshi, icyo nzi nuko yahawe ingororano idasanzwe. Hari undi muntu Imana yari yarahereye umugisha muri twe, yakiraga kiziga mu mwaka wa 5 wa segonderi. Imana iramuzamura, aratsinze, abona buruse, yiga kaminuza, ararangije. Imana ikajya imubwira iti nzakugira umuyobozi. Agakunda kumbaza ngo ese ngo nzayobora mu gihugu, nzayobora mu itoro, nzayobora iki? Nkamubwiye nti njyewe ntabwo nzi icyo uzayobora, ariko urabona ko Imana bivuze kenshi, bitegereze. Yarangije kwiga imugira diregiteri. Amaze kuba diregiteri ahantu akomeye, yarahindukiye iby'Imana arabisiribanga. Wamubwira Imana akakubaza ati Imana ni iki? Imana ni iki? Yambaye karuvati, kositimu itavamo, imodoka y'akazi niye, n'inzu nziza yiguriye ku giti cye, n'umugore mwiza n'abana 2. Ariko akabaza ati Imana muvuga ni iki? Urumva niyo yamuvanye hasi iramuzamuye imugejeje aho imugejeje. Ibindi mbivuga mujye mwibuka ibyabaye muri Bibiliya. Banibuka neza avuga ati Babuloni yanjye, ibintu byose byanjye. Yaje kwisanga mu ishyamba, yaragiye kurisha nk'inka cyangwa se nk'izindi nyamaswa. Ibihano nk'iby'Imana irabigira.
mbabwire ko wa muntu nawe Imana yaje kumuha ingororano zikwiranye n'uko kuntu yahoraga abaza ngo Imana ni iki. Byo numvishe kwivuga rwose ntacyo byabafashaho, ariko nawe ingororano kandi mbi nawe yarazibonye. Hari undi muntu yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, umwuka w'Imana aramurondora, yanga kwihana burundu, arabyanga burundu. Burya Imana ntihaniraho, irabanza ikakugoragoza, ikakurwaza, ikakugerageza. Wayinanira ubwo nawe nyine igakora nk'Imana. Umuntu yanze kwihana burundu, ahubwo akaba ari twebwe ahindura abanyabyaha, akavuga ati mwahuje inama nk'ababahanuzi 400 ba Bayali, ngo yarabihanuye n'uyarabihanura n'uyarabihanura, ati ibyo ni uguhuza inama nk'abahanuzi 400 ba Bayali. Imana bayimubitse ahantu. Burya Imana bene data, ndagira ngo mbabwire ko mu byo muzakinisha, ntimuzakinisha Imana, ntimuzakinisha Imana, kuko njyewe nababwira ngo mujye mukorera Imana mutinya. Wenda nsoza ibi, hari undi muntu w'umudamu Imana yari yaramugiriye icyizere, imushyiramo impano zayo zifatika, akamenya kuyobora, akaba umwigisha, yaba asenze ntagire undi muntu wamukurikira, akagira impano y'ubuhanuzi, akagira ijwi ryiza ryo kuririmba. Ibyo bintu byose yari abifite ku buryo Imana imureba ikamubona nk'umukozi mu bandi bakozi. Ariko aza kugira indwara imwe, indwara y'ubwibone. Mudayimoni w'ubwibone akamugendaho, umwuka w'Imana akamubwira ati mwana wanjye ihana ubwibone neza. Uyu munsi akabwatura akabwihana, ariko ejo akagaruka bwa bwibone bukiri bwa bundi. Burya rero kuba witwa iryo zina ngo uri umukozi w'Imana, ariko ufite n'inenge igaragara, aho kugira ngo utukishe izina ry'Imana. Imana nayo uko imanura mwene iragufite, ifite ko kumanura mu ntera. Umudamu yari umudamu uteye neza cyane, akagira bimwe bita ngo ni amataye, akambara agatenge kamwe, noneho agashyiraho agapira k'akabodi, yagenda bamuturuka inyuma, uri nk'umuntu w'umugabo ugira amarari, akaba yaguteza abadayimoni. Icyo niyo kintu cyatumaga Imana ihora imwingingira muri twe ngo narebe ukuntu areka icyo kintu. Gukenyera igitenge kimwe si icyaha, ariko agerekeho ishati irekuye, ku buryo nyine y'amataye asa n'uyatwikira, kuko kuyakontorora byaramunaniraga. Icyo kintu cyababaje Imana, kubera ko yari igiye kimwihanisha kenshi, kandi yitwa izina ry'uko ari umukozi w'Imana. Imana ibonye ko icyo kintu cyamunaniye kugikosora, yaramukosoye. Ntabwo uko Imana yagiye igenza abo bantu nakwirirwa mbivuga byose ngo njye mu madetaye, ariko icyo ndabahamiriza ni uko Imana ihanayihanukiriye. Nabahaye urugero rwa Nebukadineza, wari umwami ayoboye i Babuloni, yajya kwisanga akisanga ari mu ishyamba arisha. Mbese muri icyo gihano cyoroshye? Ntabwo cyoroshye. Harimo n'ibindi by'abantu bagiye bagomera Imana. Uwitwa Herode ngo yavuze disikuru, abantu barishima baranezerwa, barangira ati ariko noneho so ntabwo ari umuntu, ni Imana ivuze. Nako Herode aho yicaye ati ni Imana ivuze rwose, nawe yumva ni Imana, arabyikiriza mu mutima. Imana yaramurebye aho yicaye mu gihugu cyo mu ijuru, yumvira ababaye. Mbese mugira ngo uyu mugabo ibintu byamubayeho hari ahandi hantu mwari mwabyumva amateka y'isi? Umuntu wahisagwa inyo yicaye aho yicaye, bajya kubona bakabona yari arimo kuvuga mu kanya, babona inyo zirataraguritse, ntabwo bamenye uko bigenze. Herode baramushaka baramubura mu kanya nk'ako guhombye. Mwaritse tukubaha Imana kandi tukayikora tuyitinya. Iyi Imana irahemba kandi Imana irahana. Rero nagira ngo nsorezaho, ngira ngo nshishikarize abumva bakunze gukorera Imana, muyikorere
abari mu bigeragezo mwihangane. Mwumve ko hari igihe kigera Imana igatabara umuntu ikagukura ku ntambwe ikagushyira ku yindi. Hari igihe kigera Imana ikakwitegereza ikavuga iti nanyuzwe na burya, kirya gihe waciyemo ukihangana ntunsebye ntunkoze isoni cyaranyuze. Imana nayo ikiyizira, ahatarwanywe ni ngombwa kujya kanyarira ya misozi y'inaha dusengeraho ngo hari ibyo ugiye kumanuza gusaba Imana ngo kagomba kurira imisozi. Imana iyo wayikoreye neza yirabireba ikibwiriza ubwayo kavuga iti ndaguhembye ndi Imana kandi bidasubirwaho. Ndumva narosoreza aha, gusa ninginga n'abakora umurimo w'Imana batekereza ko Imana idahari, batekereza ko ari ibintu by'abayobozi bacu baba dutera seyasa. Ntabwo ari seyasa, Imana irahari. Niba babwira ngo mwitware neza mu byayo, mugerageze kwihana ibyaha mubivemo, abanyabyaha Imana irabahana. Nibabwira kwitwararika 10, mumenye ko mu bintu ifuhira, Imana yaremye ijuru n'isi ifuhira 10. Ifuhira 10. Nta kwanga ugiye hariya buricaye ngo urakiriye uko ubyumva ngo uzabona ubu uzawukura he? Ahubwo uko urushaho kugenda urya 10 ariko uri kwikurura umuvumo. Imana idufashe. Ndumva ashoreje ahangaha, ibisigaye Mwuka Wera azagenda arushaho kudusobanurira. Turashoje mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza. Umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza. Ngo kuko wakije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa. Ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?